uriya mugabo nabonye ari umugome namenya ko ari njye wamugambaniye mbona azanyica. Mu magambo muzajya mumbwira sinzongera kumvamo ijambo ngo gupfa ngo bazanyica ngo bazatwica ngo bazagera gute. Ubundi se muzuma ni mudapfa. Kasi kunzi ko Sari yaguye mu kiye wamfashije tukamwica. Kuva nakumenya rero ntukamere uvuze amagambo mazima. Kusetese ni meza. Uriya mugabo murwaye nk'urwaye igisebe cy'umufunzo. Si ibintu yankoreye. Ndashaka kuzamwica gake gake kuzageza ahenutse. Uzi ko yananyishe gutyo ubumbona. Ariko nawe urasetsa wa mugabo yarakwishe hanyuma se yarakwishura zuka cyangwa uri umuzima. Urebye wasanga ndi nawe none se ko ninosha sinababare ubwo urumva ndi muzima. Hanyuma ukabumva twakora iki kuko ngiye nkubwiye ibintu yankoreye. Uriya mukubitwa n'inkuba ushobora kugira ngo ngende n'ikigoryi. Ikintu nshaka muri aka kanya ndumva twamwice gusa nta kindi. Ubwo rero ikintu ugiye gukora nta kindi ugiye gushaka umwe mu bantu be ba hafi babambara ibi ku buryo wenda twanapanga tukaba twanamuruka. Biragoye gusa wenda n'ubu n'aka kanya ntagazi ko ndi muzima niyo mbonye aratitira. Okay, ngaho noneho rero wowe genda utekereza ikintu wakora sibyo. Nanjye ngende ntekereza ikintu nakora. None wenda nko mu gitondo dushobora guhura tugapanga uburyo ubuzima bwe tugomba kubushyira mu kangaratete kuko yarabe mu cyaro niwe muhambirwa. Mbo ubwo nahejo ariko se ubundi wazamuhangayikisha akicwa n'ubwoba. Ibyo nabyo byaba ari sawa. Umva nkubwire wowe uri ikigoryi ngiye nkubwira ibintu ntubyumve waba utabyumvishe ukabivuga we nta nubwo ubona ko dushaka gusoma urupfu. Nge ndumva byatangiye kunjabuka rwose ndumva nari kubyumva rwose ariko ubundi ayo mabanga arayashaka ngo azayamaze iki. Hari ikindi se so kudushyira mu mazi abira ngiyewe Sari ndamuzi. Ikindi kandi buriya Sari hari ibintu arimo gukora twe tutazi. Ndumva ratangiye kugira ubwoba kandi uramutse umugiriye n'inama byarangira guhitanye. Ariko ubundi uwamwoshya akohereza cya gikobwa cyiwe. Aha, ahubwo iyo nama niyo ya mbere. Ikindi kandi nagira umwe ahamagara muri twebwe ntagende. Ariko se ko nzi ko Sari hari umuntu mubi wangu. Ariko hari ikintu nari kumva neza ubundi izo mpapuro arashaka uzazimaze iki. Si ibyo Sedia kumbona uje wihuta uje gukora iki hano? Mva mbabwira njyewe ibintu byo kwiba ntabwo nzongera kubisubiramo hatanga batazana dufata bakanyica. Yababo ariko urasetsa ko n'uyu munsi uransekeje pe. Urabuzwa n'iki se kwanika kufite amenyo. Reka nkubwize ukuri dia nubwo uri umugore wa boss nge nakumanyagura mu duce narangiza hahita mburirwa irengero. Okay, none reka njye kubwira Sari ko nababufashe muri kumugambanira. Mva dia utagira uteza sibaza se nyine kuko Sari yamutse agize uwagirira nabi umwe muri twe yazakwica kandi ushaka witondesha. Ariko nimunkangishe kunyica ibyo ni ibiki? Uragira ngo arakubeshya se? Amubonye se? Munyumve neza rero basore banje. Nta mwanya dufite mwinshi wo gutakaza kuko nanjye ubu ndumva umutwe umereye nabi. Maso arimo kundya.
umuriro uri guhindura mu mutwe wanjye ni mwinshi cyane. wabaye iki se boss ko numva indwara zose wazirwaye habura imwe kugira ngo wuzuze izikenewe? Ubizi ute? Ngo ndabura iyeze. Boss ugira ngo se uramutse ushyizeho imiswi ntiwaba uri ku rwego rwo hejuru? Ako wanjye gerawe. Urashaka ko nkoherezaho ibyana by'ingurube Yesu yabyohereje mu nyanja? Samahani boss nivugiraga ntago nongera. Munyumve neza rero ubu ngubu. Ndashaka kuba tuma impapuro ziri kwa Eric. Eric murabizi yuko ari ushinzwe iperereza. Muragenda munzanira izo mpapuro nimumara kuzinzanira ubwo nza kubabwira agaciro k'izo mpapuro. Ariko se boss ubwo urumva udatangiye kutwereza kuri misiyo zidashinga koko uragira ngo bazatwicire? Muhumure ntacyo muzaba ni munapfa nzabazura. Ubundi mwanjegera mwembwe abinebwe mwe. Akumuzi yuko izo mpapuro ariho ubuzima bwacu bushingiye. Izo mpapuro nimuraguka muzizanye. Muzahita mwakira ubugingo bw'iteka. Mutandukane n'urupfu. Hehe no gupfa ukundi. Okay boss ntacyo turangira uburyo tuzazibona. Kare kose subundi. Mumva ukuntu uyu mupango umeze. Mugiye kwambara amamasike mwese mu maso mwikwiza. Muhite mujya mu muhanda. Muracunga ahantu Eric akunda guca atashye. Umwe muri mwebwe aryame mu muhanda. Ubwo Eric mugeri buze kuba atashye araza kuva mu modoka agiye kureba icyo umuntu yabaye. Ako kanya ahita amufatiraho imbunda. Ubwo abandi basigaye mwese murahita mujya muri iyo modoka mukora icyo bita kuyijagajaga. Icyitwa kari dokime cyari cyo cyose mukivanemo mukinzanire. Ubwo namwe mushaka uburyo muva aho ngaho. Turashize none. Ako boss urashaka ko dutunga imbunda umuntu w'umuyobozi? Uragira ngo nakubwiye ngo ntago nshaka kumva ijambo ryitwa gupfa mu matwi yanjye. Uzi ko nta mwahagwa mwanjegera mwe. Boss utwihangane none reka tujye kwitegura. Numve mu maso ngo gende. Mbibasubiriremo. Hazagira uwo babona yakuye mu mask isura ye bakayibona. Nzamuhindura ibiryo by'inkoko. Sare wancumbikiye ukangura mu kuzimu wankizemo ko ubushyuhe bumereye nabi. Kandi wagini urashaka nzagutumura gutwikisha bibira cyangwa korwani. Sare hegiri muwe aho wankinguye mu kuzimu ubushyuhe bumeze nabi. Babara rwose unkureyo. Nubundi amagina atinya umuriro kanze nkore kashaka kanze nkore. Uri hehe ko nabavumbuye tekinike nta yindi yo kumanga se nkwereka amagini tekinike yayo atinya umuriro. Bene kwanje babakoje ngare.
basore banjye kuva igihe cyose tumaze dukora uyu munsi nibwo nemeye ko mushobora akazi ariko uzi ko zino mpapuro mwazanye zihagaze miliyoni 200. ni ukuvuga ngo zino mpapuro mubona aha ngaha ni urubanza rw'umukire wanyereje imisoro ya leta, ariko si ibyo gusa kuko harimo n'ikindi kirego cy'ukuntu ajya acuruza abana batoya b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18. uvuze ngo iki boss? ubu impapuro wowe wadutumye naka gaciro zihagaze? ubu se leta idufata bari kutubamba n'impamo y'Imana. kutubamba gusa gira uti ni ukutumanika twambaye ubusa. umva nk'uyu nguyu kubamba no kumanika urumva bitandukaniye he? warasaze wowe, hanyuma se kubizi mu nyurabwenge bwawe imuko bizi barazibamba cyangwa barazimanika. ahubwo basore uzi ko mbonye ko iyi misonge kuboherezaho iri buze kubamaramo n'utwo twoba duke mbona mu kisigaranye mu kifitemo. ariko se boss k'amafaranga twakoreye ari menshi nkaba mbona tugiye kuzanira dupfa tutayariyeho, ubwo twavunikiraga iki? ubundi se ninde wabwiye ko aya mafaranga muzapfa muyariye? Ese boss ubwo twaba twaravunikiye iki tutariye kuri ariya mafaranga? mwebwe nimubanze muyakorere muyagwiza abe menshi, ubundi nzabereka icyo muzayakoresha kandi ndabizi neza ko muzanshimira nyuma. ariko se boss reka nkubaze, ubu tuziba kugeza ryari? umva mwe muziba kugeza mukize nanjye ngakira n'imiryango yanjye igakira. ahubwo si ibyo gusa kuko haba aka kanya tujya no gukora indi misiyo, ariko mbere ko nyibabwira mureke tubanze ku buzima bwacu. uti iyo misiyo rero iteye gute? misiyo yindi tugiye gukora ubu ngubu niyo kujya gushimuta umugore wa guverineri. nimumara kumushimutira muzamunzanira neza muri bwa buntu tujye tujya icyo tuzamukoresha nzakibabwira muhageze. umva nkubwire, ngiye kumutesha umutwe ku buryo bukomeye cyane. ahubwo se rino buye yampaye nka data, iri buye rifite agaciro ku buryo udashobora gutekereza. nzajya njyayo mutere ubwoba, ibintu byose azajya yiba ngende mbiterure mbizane iwanjye kuzarinda mpaka apfuye. ahubwo siko numva za miliyoni zanjye 10 ngiye kuzikuba inshuro 100. ako shasare yaramutse amenye ko utari umuzima arahira ko atakwivugana akakubaga akahita kokereza bya bihungu bye bikakurya. nanjye sinzigera nkora ikosa ryo gutuma Sare amenya ko nari umuzima kuzarinda mpaka yiyahuye. ariko biraza kugusaba kwitwararika. kira kigabo nabonye ari kigome by'indengakamere rwose cyaguhitana da. nanjye ngiye kumuhirahiza ku buryo bushoboka ubwo aribwo bwose. ahubwo se rino buye, iri buye iryo ni ukurihereza David kuko nusobanukiwe ibintu by'amabuye y'agaciro, kuko twebwe muri se twe twavuga ko twahuriye naryo. njyewe navuga ko nurutse muri Kongo, hari ubwo nzize. ako kantu uvuze niko nzajyayo mubwire ko hari umuntu wanjye wavuye muri Kongo ufite ibuye ry'agaciro, none nyuma yaho nibwo nzajyanayo nawe. siko bimeze? ahubwo iyo gahunda uvuze niyo wigenda uyikore, ubwo nicamo mu gitondo uzambwire tujyaneyo. sawa sawa.